ituro siyo mirimo yonyine, ituro ni imwe mu mirimo izaduherekeza. Niwumva umuntu akubwiye ngo tanga ituro kugira ngo rikureho impanuka kuri wowe, ni ukuri iryo turo uzaba utanze uzaba ukoreye mu mifuka y'abandi bantu. Mu by'ukuri ushobora gusanga amaturo abantu batanga akora ibintu binyuranye n'ibyo batekereza. Yes, nguhaye ikaze kuri Muzehe Yakurinze Empire, by'umwihariko wamaze gukanda subscribe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugarutse mu kiganiro cyacu Urukiko Nyarwo, aho tugiye gusuzuma ituro ry'igikorwa gihatse isi hafi ya yose, kuko iyo urebye usanga kigize hafi 1/2 cy'imibereho y'umuntu ya buri munsi. Ibi ubirebera mu madini n'amatorero atandukanye, aho usanga abayoboke b'ayo madini n'amatorero baba bafatanya gushaka imibereho yabo ya buri munsi, no gushaka amaturo baba bategetswe n'amatorero cyangwa se amadini yabo. Ibi mu rwego rwo kugira ngo borohereze abakristo babo baba badafite imbaraga zo gutanga amaturo baciwe ngo bayatangire icyarimwe, bakora uburyo bwo gukora ikintu cyo kuborohereza. Hari amatorero amwe n'amwe ashyiraho iminsi y'amateraniro cyangwa se amatsinda runaka, amakorali, aho bahurira kugira ngo bakusanye amafaranga buri munsi biborohereze kugera ku kigero cyagenwe gihwanye n'ukwezi. Ibi abakristo cyangwa se abayoboke b'amadini n'amatorero barabishima cyane kuko babona ko ari ikintu cyiza amatorero yabo aba yarabatekerereje mu rwego rwo kugira ngo biborohereze kwiyunga n'Imana no kwirinda guhemuka, nk'uko abayoboke b'amadini n'amatorero bakunda kubivuga akenshi, aho bavuga ko kudatanga amaturo bibarwa nko kudakora umurimo w'Imana, bibarwa nk'upagani no gusubira inyuma. Iki kintu rero cyamaze kuba mu bantu nk'ubuzima bwabo bwa buri munsi, ndetse aho wumva umuntu gukora imirimo y'ituro ari nk'ubuzima bwe bwa buri munsi. Rimwe na rimwe rero iki kintu hari ubwo kigera ku rwego rwo kunaniza aba bantu, aba bayoboke b'amadini n'amatorero, rimwe na rimwe bamwe bakagenda basubira inyuma, bikagira ingaruka zitandukanye, aho iyo umuntu atagikora imirimo ye nk'uko bikwiye, iyi bita nyine imirimo y'amaturo, bamuhagarika ku mirimo imwe n'imwe, bikamuca intege, bikaviramo bamwe ingaruka zo gusohoka muri ayo madini yabo n'amatorero, aribyo bita kugwa. Iki kintu abantu bagikora batabaza, batamenya aho amaturo y'abagana, aho usanga kumenya ituro n'icyo rikora umuntu aba adashaka no kumenya icyabyo. Ibi rero nibyo byatumye dushaka kugira ngo dukore ikiganiro, kugira ngo umuntu amenye ese mu by'ukuri amaturo ntanga, ibyo nkora bijya he. Aha twaje gusanga hari amaturo y'uburyo bubiri, ariko abantu batari bamenya basobanukirwe. Mu by'ukuri ushobora gusanga amaturo abantu batanga akora ibintu binyuranye n'ibyo batekereza, aho ushobora gusanga mu madini n'amatorero amaturo amwe akora imirimo itemewe, igira ingaruka ku bantu, nyamara mu myumvire y'umuntu akaba yumva ko ituro atanga rigenda rigakora umurimo w'Imana. Aha twaje kugaba ibice bibiri muri iki kiganiro ku bijyanye n'ituro, aho tugiye kwerekana amaturo akora imirimo y'abantu n'amaturo akora umurimo w'Imana. Muri iki kiganiro rero uraza gusobanukirwa no gukurikirana akantu ku kandi, aho uri buze kureba umenye uruhande uherezamo ituro ryawe. Gusa icyo nagusaba ni ukugira ngo ukurikire ikiganiro cyacu cyose, uri buze kukirangiza umaze gusobanukirwa ese ituro
ituro ryanjye rikora uwuhe murimo. Nagusaba kugira ngo rero niwumva ikiganiro kikunyuze uze kugisharinga bagenzi bawe, kandi niwumva ufite igitekerezo watugezaho ucyandike muri komenti, ndetse ushobora kuba uri mushya kuri YouTube channel yacu ari bwa mbere uhageze, ukande subscribe ndetse ukore tukazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Reka dutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Aha rero nibwo tugiye gusuzuma ibi bintu duhereye ku ijambo rivuga ngo amaturo akora imirimo y'abantu. Iki nicyo tugiye guheraho. Aha ngaha turifashisha imvugo ziheza abantu mu mwijima, nizo tugiye kwifashisha duhereye ku gice cya mbere. Igice cya mbere bakoresha tekinike yo kuvuga ngo tanga ituro ry'igitambo gikuraho ibyaha. Iki gikorwa gikunze gukorwa cyane cyane mu matorero agira ibyumba by'amasengesho, cyangwa se ibi byumba by'amasengesho bikunda kuba ahantu mu butayu, ahandi hantu hatandukanye. Iki kintu bakunda kugikoresha, bagafata abahanuzi 4 cyangwa 5 bakahagarara imbere y'abantu bafashe uduturisho, noneho barangiza bakabwira abantu bati weho ugiye kugenda, nugera imbere y'umuhanuzi ari buze kugusengera ushyiremo ituro akubwire ko wabariwe ibyaha. Abantu bakaza bitondeka, buri muntu ku muhanuzi we, yamara gushyiramo ituro mu gaturisho, bamuhanuzi akamukora ku mutwe akamubwira ati wabariwe ibyaha byawe. Aha ibi bintu bikunda kuba, ariko ushobora kuba wenda aho uba bitabayo, ariko menya ngo ubushakashatsi bwakozwe bwasanze ibi bintu hari uduce dutandukanye bibamo. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga kuri ibi bintu. Bibiliya mu Balewi ibice 14 umurongo wa 4 kugeza 7 haragira hati, ategeka ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni 2 zitazira nzima, n'ingiga y'umwerezi, n'agatambaro k'umuhemba, n'agati kitwa ezobu. Umutambyi ategeke ko bakererera imwe muri zo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga, inzima ayende n'iyo ngiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba na ezobiyo, abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya ya nyoni yakererewe hejuru y'amazi yatembaga, amishe ayo maraso karindwi kugiye guhumanurwa ibibembe, avuge ko ahumanutse, arekurire mu gasozi iyo nyoni nzima, maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogosheshe umubiri wose, yiyuhagire, abahumanuwe, abone kugaruka mu ngando yanyu, ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Ibi birerekana igikorwa kijyanye n'ibitambo by'uko mu isezerano rya kera byakorwaga. Iyo umuntu yabaga agiye gutangira ituro, byabaga ari iryo kumuhumanura, byakunda kuba cyane. Mu isezerano rya kera nanone mu Balewi ibice 20 umurongo wa 10 hatubwira ko noneho uwabaga yakoze icyaha cyo gusambana, yaba umugabo cyangwa umugore bafatiwe hamwe, bagombaga kwicwa. Ibi byabagaho mu gihe cy'isezerano rya kera, ariko iyo tugeze mu isezerano rishya mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 11 kugeza 12, ariko Kristo amaze kuza ahinuka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye. Aya magambo asobanura neza impinduka yari ibayeho muri iki gihe, igaragaza ko igitambo
cyari kimaze kuboneka. Yesu Kristo ubwe mu isezerano rishya yaraje gusobanura ko ibitambo bitagikenewe, ahubwo we ubwe yafashe amaraso ye ubwe ayinjirana ahera cyane, bitandukanye n'abatambyi batwaraga amaraso y'ihene n'intama n'ibindi byose kugira ngo bagende bakore igikorwa cyo guhumanura abantu. Ibi yabihamije igihe yerekanaga ikinyuranyo gitandukanye n'uko bateraga umuntu wasambanye amabuye ubwo yarengeraga umugore bafarisayo bari bazanye ngo bamutere amabuye. Yohani 18:4-11 baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandika urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku musaza ukagera ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawe uguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Binyuranye cyane ni muri icyo gihe. Ibi nshatse kugira ngo nkubwire ko ahangaha ituro ry'igitambo gikuraho ibyaha ntabwo rikibaho. Umuntu wese uzakubwira ngo tanga ituro ryo gukuraho ibyaha, icyo gihe rwose iryo turo rizaba rigiye gukora imirimo y'abantu, kuko ituro rikuraho igitambo ntirikibaho, ndetse ijambo igitambo ntirigikoreshwa, uretse ubu ngubu mu bapagani batekera niho hagikoreshwa ijambo igitambo, ibitambo, kwa kundi bakerera inkoko n'ibiki niho bikoreshwa. Ariko mu matorero ndetse yemera Yesu Kristo kuva igihe Yesu Kristo yapfa akazuka, ntabwo ijambo igitambo rigikoreshwa mu mihango y'itorero. Iwanyu idini usengamo, aho uzumva bakoresha ijambo igitambo, aho hantu uzashinga agati. Reka dukomeze twikomereze turebe igice cya kabiri. Igice cya kabiri turebe tekiniki ikoreshwa yo kuvuga ngo tanga ituro kuko ari itegeko ry'Imana. Ibi bintu bikunda gukoreshwa cyane mu matorero, n'amadini menshi arabikoresha, ariko menya ngo iri jambo ntihagira umuntu ukubwira ngo tanga ituro kuko ari itegeko ry'Imana. Aho hantu rwose uzitonde, umenye ko ituro ugiye gutanga rigiye gukora imirimo y'abantu. Ntabwo ituro uzaba utanze rizaba rigiye gukora imirimo y'Imana, kuko hari urugero rumwe ngiye gutanga rw'itorero rimwe rigeze gukoresha iyi tekinike, bagiye kubaka inyubako n'urusengero ndetse n'izindi nyubako zihambaye zimeze nk'iz'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali, ahantu ku Gisozi. Ndavuga mu ncamake, sindi buvuge n'itorero iryo ari ryo. Maze bakoresha iyi tekinike yo kuvuga ngo Imana yategetse ko twubaka inyubako y'urusengero n'inyubako ziyigaragiye byo guhesha ishema umurimo wayo, kandi iyi nyubako n'ibi bikorwa babyita amarembo y'ijuru, kuko baravuze ngo ni inzira ijya mu ijuru. Umukristo wo muri iryo torero wese utazakora kuri icyo gikorwa nta juru azabona. Ntiriwe ndavuga byinshi, abakristo barakoze, abahanuzi barabihanura, mbese bakavuga ati igikorwa kiri gukorerwa kuri Gisozi ni inzira ijya mu ijuru. Mbese
ni nko kuyita amarembo y'ijuru. Ariko iki gikorwa kirangiye, izi nyubako zimaze kubakwa baragiye bazikodesha, biba amaroje, biba ahantu ho gukorerwa amahugurwa, ndetse amafaranga avuyemo abayobozi b'iryo torero baje kuyashwanira, birema impaka, bigira ubwo ubuyobozi bwite bwa leta bubyinjiramo burabihagarika, ndetse byaremye impinduka mbi muri iryo torero, n'ubu ngubu haracyarimo igitutsi. Reka noneho twebwe twivire muri ibyo ngibyo by'ingero, twigire muri Bibiliya. Ese bivuga iki? Ese koko ituro ni itegeko ry'Imana? Reka turebe kuva ibice 25 umurongo wa mbere kugeza 2. Kuva ibice 25 umurongo wa mbere kugeza 2. Kuva. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli banture amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Gusa ntabwo turi baturerengaho. Iki ni ikigero cyihuse cyerekana ko Imana itigera itegeka abantu gutura by'agahato. Noneho uretse ibi gusa, reka noneho twerekane imvo n'imvano y'ituro ryakomotse. Ese ni Imana yashyizeho igitekerezo cyo kuvuga ngo abantu bagiye batura? Abantu benshi batekereza ko impamvu babyita ngo ni itegeko ry'Imana ko ituro ryatangiye mu gihe Abisirayeli bari mu butayu. Oya, reka dusome Itangiriro ibice 4 umurongo wa 3 kugeza 5. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. N'Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Ituro, umutimanama w'abantu niwo watangije igikorwa cy'ituro nk'uburyo bwo kugerageza gutereta Imana nyuma y'uko Adamu na Eva bamaze gucumura. Abantu umutimanama wabo, kuko mu gihe cyakira bayoborwaga n'umutimanama, icyo kwimenyaho icyaha no kukihana ntabwo byari byakabaho. Rero aba bahungu Abeli na Kayini bakora igikorwa cyo gutamba ibitambo, ariko mu bitambo byabo hashimwamo kimwe cya Abeli. Impamvu Kayini yarakaye ni uko atari yagamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo ukomeje gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yaje gusobanura Kayini imubwira ngo icyaha kiri tugatugira ku rugi. Bivuga ngo ntabwo bari bazi icyaha icyo ari cyo. Yararakaye ko nakoze n'undi agakora bite. Ariko ibi ni ikimenyetso cyari gishatse kwereka no muri iki gihe ko tugomba kumenya ko ari ituro rishimwa n'ituro rigawa. Ibi byose turaza kubisobanukirwa. Bivuga ngo umutimanama w'abantu niwo watangije ituro, ntabwo ituro ari itegeko ry'Imana. Kuko rabivuze, nutura ituro ry'itegeko, umuntu akagushyiraho itegeko ngo tura Imana yavuze ngo iryo turo rwose uzaba urihaye uwo muntu agiye kwikoreshereza ibye. Reka twikomereze tugere ku gice cya 3, aho bivugwa ngo aho bakoresha tekinike yo kuvuga ngo tanga ituro ukurirweho indwara, impanuka n'urupfu. Iri turo rikunda kubaho, iyi tekinike bakunda kuyikora. Navuze ni iwanyu niba bidakorwa, ariko ahandi birahari. Ariko ku bantu bo bikunda kubaho, barahita babyumva cyane. Aho abahanuzi bikunda kubaho mu byumba, ahandi hantu cyane cyane abantu basingira mu mavumo n'ahandi hose, kumva umuntu aravuze ngo muno hagaragayemo umuntu ugiye gukora impanuka yihuse. Abantu bagakangarana, bakagira ikibazo, bati bigenze bite, none hakorwa iki? Ariko Imana ivuze ko hagomba kuboneka incungu. Incungu rero ni ituro ribuze gutangwa. Baguca amafaranga bakurikije ko bari kureba ko ari buze kuboneka, cyangwa se uri buze kuboneka 1/2 cy'ayo mafaranga. Bakavuga ati wene ni 50,000. Umuntu akavuga ati ngewe rwose ndi kubona nabo ari 25,000. Bahita bakora iburyo bwo kubwira abantu bati abantu bari muno bakunda uyu muntu ni bande. Urumva ntabwo bava ko umwanga. Abantu benshi bakavuga bati turamukunda. Bati rero niba mumukunda mumwitangire, mumwishingire.
mukore igikorwa cyo kwishinganisha, nyine kino bikunda gukorwa mu gikorwa cyo kwishinganisha. Barangiza ba bantu bakitanga, bakabona bya bihumbi 50 bitegetswe, byamara kuboneka bakavuga ati Imana iravuze ko impanuka ikuweho. Iri turo rikunda gukoreshwa cyane. Mu by'ukuri niwumva umuntu akubwiye ngo tanga ituro kugira ngo rikureho impanuka kuri wowe, ni ukuri iryo turo uzaba utanze uzaba ukoreye mu mifuka y'abandi bantu, uzaba ugiye gutanga ituro ryo gukora imirimo y'abantu. Reka hano turebe iby'ijambo ry'Imana rivuga, nubwo turi bwibwe tuyisoma mu Byahishuwe ibice 21:8, haratubwira ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Abanyabwoba ni kubera iki? Kuko hano Bibiliya mu Byahishuwe 21:4 aravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Bishatse kuvuga ngo ubwoba bwo gupfa abantu bagira no kutizera nibyo bituma bagura urupfu. Ariko Bibiliya ivuga ngo izahanagura amarira yabo ku maso, kandi gupfa ntibizongera kubaho ukundi. Ibi bizakorwa mu gihe cy'imperuka, ntabwo ari muri iki gihe. Yesu ubwe nawe yanyuze mu rupfu, ntabwo uzajya mu ijuru udapfuye. Igihe cyawe nikigera uzapfa. Icyakora hari igitangaza Imana ishobora gukora, bitewe n'uko hari ibyo ibona utarakora, ikabikora ku bushake bwayo, ikakongera iminsi yo kubaho cyane rwose. Ariko gufata amafaranga n'ituro ngo ugiye kugura kubaho, ibyo menya ko umugabane wawe uri ku manegeka. Iherezo ryawe uretse no kuba ituro ryawe riri guhomba, nawe ubwawe uzabibazwa. Twemere ko uguze ubuzima, none niba dutanga amafaranga yo kugira ngo tudapfa, tudakora impanuka, izi mpanuka twumva, uru rupfu twumva buri munsi ruva hehe? Ko abantu bagenda batanga amafaranga hirya no hino ngo babeho, none gupfa biva kuki? Ubimenye, ibintu bitekerezeho. Amaturo yo gutura ngo ubeho kirazira rwose, ni icyaha ku Mana. Ubarwa nk'umunyabwoba, ubarwa nk'umuntu utizera, iherezo ryawe ryazaba ribi. Reka twikomereze turebe igice cya 4, aho bakoresha tekinike ivuga ngo tanga ituro kugira ngo ubone ubukire. Ibi bintu nabyo bikunda kubaho, aho abantu bakunda gukoresha mu byumba by'amasengesho, mu matorero atandukanye, ahantu mu mavumo, ahantu hatandukanye, ku mbuga nkoranyambaga, ku social media zitandukanye, ugasanga abantu bari kwigisha ubukire, ugira icyo ukora kugira ngo ukire. Mu by'ukuri ibi bintu bakubwira ngo tanga amafaranga kugira ngo ubone ubukire, nutanga aya mafaranga uzaba uri gusunikira kuri konti z'abantu. Iri turo ryawe rizajya gukora imirimo y'abantu, ntabwo rizaba rigikora umurimo w'Imana. Bibiliya mu Bakorinto ba 2:8 kugeza 4, ese koko intumwa cyangwa se abahanuzi bo mu gihe cya kera bigeze bigisha ko abantu bakora igikorwa cyabakura mu bukene? Ahubwo habagaho kugumya gufasha abakene. Ubuzima bwo gufasha abakene buzahoraho. Haravuga ngo bene data, turabamenyesha ubuntu bw'Imana amatorero y'i Makedoniya yahawe, bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi. Umunezero wabo uhebuje n'ubukene bwabo bwinshi byasesekariyemo ubutunzi ku bw'iby'ubuntu batanze. Ndahamya yuko babutanze ku bwende bwabo nk'uko bashoboye, ndetse no kurenza ibyo bashoboye. Batwingingira cyane kugira ngo twakire ubuntu bwabo batanze, babone uko bafatanya umurimo wo gukenura abera. Abantu mu gihe cy'intumwa nibo bakenuraga bagenzi babo, bakabafasha mu bukene bwabo,
mu butumwa bavugaga banakumiraga kugendana n'ubukene, bafite abakire bafite n'abakene. None umurongo wa munani kuvuga ngo ibyo simbivugiye kubategeka, ahubwo mbivugiye kugerageza urukundo rwanyu, ndugeragezesha umwete w'abandi, kugira ngo menye ko ari urw'ukuri. Kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Yesu mu bwami bw'ijuru nta kintu yari abuze, yari umuntu ufite byose, yari umwami uhagarariye ijuru n'isi, ariko ibyo byose arabireka, yanga kuza mu ishusho y'abakire kugira ngo abantu batamwikanga, aza mu ishusho y'abakene kugira ngo abantu bamwisangemo, ibyo bibafashe kwemera Imana no kugira ubusabane n'Imana mu buryo bworoshye. Ibyo nshatse kuvuga ni uko ku isi tuzabona abakire, tubone n'abakene, kandi tubane neza. Umukene akorera umukire abeho. Ibi rero byo gudiganira ubukire nibyo bitera n'amashari, umuntu ugasanga ari kwirata ubukire mu rusengero, ati ngewe nakoze ibi nditanga, maze gutanga ibi ngibi Imana ubukire, dore ubu ngubu ni umukire. Oya, ibyo nyurwa n'ukuri, ahubwo ukoresha uko ushoboye kugira ngo mu bukene bwawe Imana ikumenye, ndetse uzagira iherezo ryiza. Niba ugiye gutanga amafaranga ngo ubone ubukire, ntawe utaniye n'abakina urusimbi, ukagenda ugatanga amafaranga mu muyaga kugira ngo ubone andi mafaranga. Amafaranga uyacuruze ngo utange 20, ngo urabona 40. Ibyo mu kanya nuje kubona abantu bari gukina urusimbi, bari gukina ibintu by'akazungu, utange ubacire iteka ngo ni abakinnyi b'urusimbi, ni abapagani, kandi nawe ukina urusimbi mu rusengero. Ituro utanga kugira ngo ube umukire mu rusengero rijya mu mifuka y'abantu, ntabwo rikora umurimo w'Imana, kandi uzabibazwa nk'umuntu wakiriye urusimbi. Ibyo tubiveho. Tutarajya kure, ibi bakunda gukoresha n'iyi mirongo uvuga ngo Yesu yaravuze ngo bizagukubira ngo inshuro 100. Ariko uyu murongo ushatse kutwereka uburyo Yesu yabwiye intumwa ze ngo bo basize ibyabo ntabwo bazabura gukubirwa ibirenze inshuro 100. Ariko nta hantu hatwereka ko intumwa zigeze gukira, nta hantu hitwereka ko intumwa zigeze ba Matayo bari abakoresha b'ikoro, ba Luka bari abaganga bafite amafaranga yabo, na ba Petero bararobaga babesha umwuga wabo. Ariko Bibiri tubwira uburyo bagiye bapfa bacuritswe, abandi bakatekwa mu mavuta. Ariko nyuma nanone nk'uko tumaze gusoma ririya jambo ritubwiye uburyo babayeho, intumwa zabayeho mu buzima bwo gufashanya. Ubwo nibwo buzima Yesu yashaka kubabwira, bazabaho ubuzima burushijeho ubwo baba barimo inshuro 100. Ntabwo biba byibukire. Reka tujye kujya bakoresha ririya jambo ngo bitwaze kutwigisha ngo dutange ibyo dufite ngo tuzabona ubukire. Oya, ahubwo ni ubuzima bwiza burushije ubwo twaba turimo. Hano reka tutere gutinda cyane, tujye kuri tekinike igice cya 5, tekinike bakoresha bavuga ngo tanga ituro uraba wubatse inzu mu ijuru. Iki kintu amatorero amwe n'amwe hafi ya bose akunda kubikoresha, kumva umuntu ngo mwiyubakire, ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru, ngo mubake amazu mu ijuru, ngo kugira ngo kuko inzu ngo utanga ituro ngo niko inzu yawe mu ijuru izaba imeze. Ibi bintu biba mu mitwe y'abantu bamaze kubyisharizamo, kandi singiye kubesha, ibintu bikunze kuba ahantu henshi. Sinzi niba biba mu bindi bihugu, ariko njye ndi gukora ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu bimwe na bimwe, bino bintu birahari. Njye nahita nankubaza nti, ese uramutse ukeneye kugura inzu ahantu mu mujyi runaka, umushereshera cyangwa umukomisiyoneri akaza akakubwira ati hari inzu yabonetse mu mujyi i Kigali, Butare, za Cyangugu n'ahandi hantu hatandukanye, wapfa kumukubita amafaranga yawe ngo agenda kugurira inzu utabonye, utazi na nyirayo? Ntabwo byapfa gushoboka. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa 1 kugeza 3, reka turebe ese aya mu ijuru koko amaturo dutangaje kubaka amazu mu ijuru. Ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi
muzabeho. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi. Ntabwo Imana ikeneye rwose amafaranga yawe ngo ujye kuyifasha kubaka mu ijuru. Yesu ubwe yaravuze ngo mu ijuru amazu abubatse, ariko leta ifata amazu ikareba abaturage bayo ikabona bari mu manegeka ikabubakira ikavuga ati aya ni amazu y'abantu bari mu manegeka mugende muyabemo. Kuko Imana yo itakora ibikorwa byo gushakira abantu amazu. Kandi uretse n'ibyo ntabwo iri jambo ryabwiye abantu bose ngo bazaba mu ijuru, kuko iri jambo mu bice 19 bya Matayo 28 Yesu yabibwiraga intumwa 12. hari ibihumbi 144 bizaba mu ijuru, birimo imiryango ya Isirayeli, intumwa 12 n'abandi bakuru 20. Abo bose nibo bazaba mu bwami bw'ijuru. Iki kiganiro rero tuzaza kugikora impaka z'abantu ngo yango nako tuzaba mu isi, ariko Bibiri tubwira abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja bazatura mu isi izahinduka paradiso. Ibi bintu tubyemere, kandi aho twaba hose ibi nta nubwo ari na ngombwa ko tubitindaho cyane. Gusa icyo nshatse kuvuga ni uko aho Imana izagutuza ntabwo izasaba ubufasha bwawe. Ituro uzatanga rero ugiye kubaka mu ijuru, so ubundi uzubaka inzu imeze ite? Banza urebe uko ubayeho mu isi, niba byaguha inzu yo mu ijuru yawe imeze ite. 1000 cyawe utanga, 5000 utanga, 500 utanga, niyo azajya kubakira Imana mu ijuru. Imana ifite aho izadutuza. Mugenzi wanjye tuza ituro ryo kubaka inzu mu ijuru ryo ushaka urireke. Umuntu akubwira ngo tanga ituro kugira ngo ubake inzu mu ijuru, iryo turo uzaba urimuhaye agende yikorera imirimo ye. Ibyo tubiveho, tugere ku gice cya 6 aricyo cya nyuma tugiye gusozerezaho, aho bakoresha tekinike yo kuvuga ngo ngo tanga ituro kuko ariyo mirimo izaguherekeza. Ari ibintu njye numva nkanaseka. Gusa uru rugero rukunda gukoreshwa hafi mu matorero menshi, ngo ituro ngo ni imirimo izaguherekeza. Bakunda gukoresha rero ingero zo mu gitabo cya Yakobo ibice 2:18 kugeza 20. Ari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, njyeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umurimo we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Aya magambo bakunda kuyakoresha. Bakunda no gukoresha andi magambo yo muri Maraki ibice 3 guhera ku murongo wa 7 kugeza 10, aho uvuga ngo mwanyimye ibyanjye muravumwa muvumo, noneho muzanire 1/10 n'amaturo mubishyire mu bubiko bw'inzu yanjye, mu nzu yanjye habemo ibyo kurya. Aya magambo nayo bakunda kuyakoresha, ariko reka tugiye gusobanura duhereye kuri aya magambo yo muri Maraki. Aya magambo yo muri Maraki nk'uko twabisomye, twamaze kumva yuko nyuma y'uko isezerano rishya tuyihabwa, Yesu yaje ari igitambo cy'ibintu byose. Muri iki gihe Bibiliya itwereka ko abantu bamaze igihe bararetse Imana, none Imana kandi yarahuzwaga nabo n'ituro. Iyo igiye muri detaye z'amaturo, usanga ituro ryari rifite uruhare runini mu guhuza abantu n'Imana, ariryo igitambo nyine. Ariko muri iki gihe muri gihe bya Maraki, abantu bari bararetse icyo gikorwa, aba ari iby'Imana yari gushaka kugira ngo ibibutse ko ibyabahuzaga babiretse. Aho yababwiye ati ngaho ni mubingeragereshe mushyire mu bubiko bw'inzu yanjye. Iri jambo ngo mushyire mu bubiko bw'inzu yanjye naryo twakabaye tugishyuza abantu b'iki gihe, kuko mu nsengero, mu matorero menshi ntabwo wasangamo ububiko bw'ibyo kurya, ntabwo wagiramo ngo bakugaburire, kuko niba watanga umugabane imiganura biraba bigurishijwe bikaremwa amaturo, amafaranga yo kwishyura ngo abahembwa kubera umurimo. Ibyo ntabwo tugiye kwitindaho cyane, ariko impamvu utasangamo ibyo kurya ni uko icyo gihe abantu babaga ku rusengero, abahanuzi, abaririmbyi n'abatambyi bari bemerewe rero kurya, n'abatambyi batungwaga n'ibyo kurya byo mu rusengero. Icyo gihe rero byari bisaba ko habonekamo ibyo kurya. Ubu ibyo ntibikiriho. Rero n'ituro ntabwo rikiri incungu y'ibyaha, ahubwo Yesu Kristo akimara kuza mu isi ibyo byavuyeho. Ubu tuvuga ituro ntabwo rigikora
nk'ubwo buryo nk'uko turi buze kubireba akamaro k'ituro niba na ngombwa tuzabikora. Gusa rero aha ngaha muri Maraki ibyo ntabwo tugiye kubitindaho, iki ntabwo kikureba, ibyo byumve neza. Reka twigire kuri iri jambo ryo muri Yakobo bakunda gukoresha nk'uko turisomye mu bice 18 kugeza 20, aho barisoma bahereye hasi. Twe tugiye kurisoma duhereye hejuru, turebe iyi mirimo ivugwa ni iyi. N'ubundi Yakobo muri icyo gice twe duhere kuri 14 twumva uko atubwira. 14 atubwira ngo mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora, bene uko kwizera kwabasha kumukiza? 15 cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro usuke uhage, ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Mwene data urabyumvise, muri aya magambo nta turo ririmo, ahubwo ntabwo wasezerera mugenzi wawe ngo utere kumugaburira, ngo ubone yambaye ubusa utere kumwambika, ngo narangiza uvuge ngo uri gukora imirimo y'Imana. Rero imirimo y'Imana ngiyi ni ugufasha mugenzi wawe ako kanya umubone aho umuboneye. Ngiyi imirimo niyo Bibiliya yavuze. Iyo mirimo rero baba bavuga ngo basoma baturutse hasi bahisha imirimo iyari bakabyita ituro, ibyo ntaho bihuriye. Rero nanone reka dusome ikindi gice mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9:36 twumve imirimo Bibiliya itubwira ni iyi. Turasoma vuba. Kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanura Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko irupa hari bugufi bw'iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yabadodeye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Yes. Rero icyo bishatse kuvuga, birashatse kutubwira ngo mu by'ukuri iyi nayo ni imirimo. Icyo bishatse kuvuga, ituro siyo mirimo yonyine, ituro ni imwe mu mirimo izaduherekeza. Ariko iyo bigishije ijambo, bo bashaka kwerekana ko imirimo ikorwa ya nyayo, ngo ari imirimo ikorwa mu rusengero, utagomba gucamo ituro ngo ugire ikindi kintu bikoresha mpaka agomba kurizana, ugashaka n'andi mafaranga ku ruhande, ariko ituro ngo mpaka ribonetse. Oya, ushobora kuba ufite umuti, kuko twamaze kumva ko ituro ari umutimanama wawe, ntabwo ari itegeko. Ushobora kuba ufite ituro wari ugiye kuritura, uvuga ati uyu munsi ndatura ituro, wahura n'umuntu ukarimufashisha cyane rwose. Bibiliya iravuga ngo abakozi, ntabwo ivuga abapasiteri, ni amazina y'icyubahiro bahimbye. Abakozi, abakora umurimo w'Imana bose batungwe nawo, nibyo. Ariko tubazanye ikibazo, umukozi niwe ugena igihembo cyangwa ukoresha niwe ugena igihembo umukozi ari buhembwe? Ntabwo umukozi rero ategeka ngo mumpembayo, oya, ahubwo ibivuye mu gitekerezo cy'umuhemba nibyo uhemba atanga. Umushahara rero ni wowe uwugena. Icyo uzakora ku murimo w'Imana kizaba ari icyo gutunga umuvugabutumwa, uvuga ubutumwa kizamutunga, ariko ni wowe uzakigena, ntabwo ari itegeko.
tubyumve rero, ntabwo tugiye kurwanya amaturo ngo ntibature mu rusengero, ahubwo umenya ngo ituro ryawe ugiye gutura rya uri gusaba se ari kurinda yayisaba gute? Ntabwo umuntu asaba ituro. Kora ibyo ukora nk'umurimo w'Imana, n'igikenewe gukorwa abantu bagikore ariko ku bushake bwabo. Bishatse kuvuga ngo hano ituro ntabwo ari iyo mirimo izaduherekeza yonyine, ahubwo n'imirimo tuzakora yo ibiri imbere yacu, aho utuye n'imirimo ihereye aho kugera ku rusengero aho usengera. Ariko nanone iyi mirimo ukora igomba kuba ari imirimo itandukanye na ya mirimo yo kwitaka, kwikina ngo nafashije abantu kuri YouTube, ku maradiyo. Ibyo nayo uzaba uri gukora imirimo y'abantu, ntabwo uzaba uri gukora umurimo w'Imana. Reka noneho turebe ibimenyetso biranga imirimo amaturo akora imirimo y'Imana. Niyo tugezeho turi gusoza ikiganiro cyacu. Icya mbere, mu bikorwa by'inyungu rusange. Ibikorwa by'inyungu rusange nta gahato, birimo ubunyangamugayo, biri gukorwa mu mucyo, mbese ku buryo buri muntu wese abibona akabona ko ibikorwa biri gukorwa bifite inyungu rusange. Reka dusome mu Kuva ibice 36 umurongo wa 2 kugeza 7. Mose ahamagara Bezaleli na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashize ubuhanga mu mutima we, umuntu wese watewe umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo. Mose aha amaturo yose Abisirayeli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera ngo babiremeshe, kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo ibitondo byose. Abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera bwose bava kuri mirimo yabo bakoraga. Babwira Mose bati, abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo yose ngo, ndihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyose cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babujije abantu gutura. Sinzi niba ibintu byabo abo bantu bakora igikorwa ngo agera bababwire ngo murekere aho gutura. Urusengero twagiye kubaka rwararangiye, ibikorwa twateguye gukora byararangiye, ntabwo simbizi. Amanyanga. Ariko Mose umunsi ku munsi yagendaga atangariza abantu biri gukorwa, n'abakoreshaga barabwira Mose bati, ibyaremaga ihema byuzuye. Mose ahita atangaza ati, muhagarike abantu mubabwire batere kumenya gutura. Ubunyangamugayo, igikorwa umuntu ashobora gutegura igikorwa ati tugiye kubaka urusengero, yarangiza agashyiraho detaye z'urusengero rwose, umuntu agatanga uko ashoboye. Akenshi na kenshi usanga abantu bashyiraho ingero, ibi byiciro abantu bazatwara mu buryo oya, umuntu akora uko ashoboye. Nihagira ibikorwa bimara gukorwa byamara kuzura babwira abantu baruhuke. Ariko ushobora gusanga urusengero rwaratangiye mu 2019 ugasanga umuntu aracyarukoraho. Batajya tuvuga ngo aho umuntu usanga bamwigisha uburyo azajya aratura, ngo bagashyiraho amateraniro uti nyabona mu materaniro uje urazana 200 wigabanyiriza ideni. Umuntu akaba akarinda gupfa arimo ideni ry'Imana, ideni ry'amaturo. Ibyo ntabwo bibaho. Aho ngaho nuhabona ukabona imikorere itari myiza uzahunge. Ariko mu by'ukuri nubona ahantu hameze hafite umucyo, abantu bakora ku bushake, igikorwa cyashyizweho, abana bacu bari kwigira ahantu habaca amafaranga menshi, reka dukore aho bazigira. Abantu b'imfubyi bari mu gace reka tubashakira aho bazajya barigira imyuga. Ababyeyi abapfakazi reka tubashakira aho bazajya bahurira baganire bigishwe. Ibyo byose bive mu maboko y'abantu. Icyo gikorwa gikorwe mu mucyo no ku bushake, kandi abantu bagira igihe cyo kuruhuka. Ikindi cya kabiri, mu bikorwa byo kurema ubumwe, gufashanya, gufasha abakene n'indi mirimo yose itandukanye, icyo gikorwa urugero hari abantu bahari
bakora amashyirahamwe yo kugemurira abantu mu magereza, bakajya kugemurira abantu ku bitaro, ukumva umuntu avuze ati tanga ituro rwose ufashe umuntu, ejo bundi tuzajya ku bitaro, twishyizemo turi abantu 10 tuzajya gufasha abantu, hari ibikorwa byo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ibyo bikorwa bitarimo amanyanga, ibyo bikorwa ugasanga atari bya bindi byo kwitaka ngo bikine bashyire ku masosho media ngo nyine nafashe imfubyi nzishyira mu rugo, none ugasanga umuntu akora icyo gikorwa gufasha imfubyi n'iki, ariko ari kugira ngo azabone inyungu zizakomoka ku bandi bantu. Umuntu agashinga YouTube channel ngo munyuzeho amafaranga kugira ngo mufashe abantu by'amaprank kugira ngo babone uko bazamura social media zabo, cyangwa ugasanga niho babonera amafaranga yo kurya imitsi y'abantu. Nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa, reka dufatire urugero rwa Bibiliya ibice 4 umurongo wa 32. Abizera bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo bo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bose, nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze, bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akeneye. Gusa hano ntabwo ugiye kuvuga ngo mugurishe amazu yanyu, mutange ibyo mufite, kuko si cyo kinyejana turimo. Ibi ni byo bihari, barimo bari bageze mu mbaraga zirenze cyane, ariko n'urugero natwe twarugeraho. Rero ubufasha butanga ukurikije imvugo y'umuntu uri kwaka ubwo bufasha, imikorere ye, umurongo uri kubinyuzamo, aho ngaho watanga ubufasha, kandi iryo turo rikaba rigiye gukora umurimo w'Imana. Icya nyuma aricyo tugiye guherukaho ni uburyo bwawe, ushobora gukora uburyo bwawe bwo gufasha abantu, nk'uko tubisanga mu byakozwe n'intumwa 9:36 kugeza 41, aho Doruka cyangwa Tabita yakoze igikorwa cyo gukora ku giti cye, kujya adodera imyenda abapfakazi n'imfubyi, akakora iki gikorwa kugeza ubwo mu gupfa kwe bamusabye kuzuka. Nubwo wapfa weho ntabwo abantu bazagusabira kuzuka by'aka kanya, ariko umuzuko wo mu gihe kizaza wawubona. Wakora umurimo wo gufasha imfubyi, wafata umwana ukamwadabuta, ibyo birashoboka. Wakoresha uburyo bwose bwo gusura ku bitaro ku giti cyawe, wasura amagereza, wasura abantu batandukanye, wafasha abantu bakugana. Niba umuntu aje kugusaba ntukavuge ngo aya ngaya bari kwigirishwa, oya, muhe, kuko icyamuteye gusaba ntabwo ukizi. Niba ari no gukora imitwe, wowe muhe, kuko ni igikorwa cy'ubushake bwawe. Gikore, wikomereze gahunda zawe. Ariko usanga rimwe na rimwe abantu babikora nanone bakishyira ku masosho media, bakavuga imibare y'abantu bafasha, ugasanga umuntu ari kugenda avuga ngo nafashije abantu runaka umubare w'uyu n'uyu. Ibyo oya, bikore, abo ufasha nibo bazagenda bari kwamamaza, kuko Yesu ikintu yakoraga akunda kuvuga ngo ugende ariko ntugire ubibwira. Gusa wumvishe byinshi, wumvishe tekinike abantu bakoresha mu rwego rwo kugira ngo bakureho abantu twabo, urabyumvishe. Wumvishe n'uburyo bwiza abakozi b'Imana bagiye bakora, abahanuzi, intumwa, basangira ibyabo, bafasha abakene, ndetse mu buryo bwo gukorera Imana bikabatera imbaraga, umurimo w'Imana ugakura cyane. Byose nabyo umaze kubyumva. Noneho ujye ugenzura ituro ryawe, utazasanga ibyiciro bagushyizemo, aho bagushize n'ingero n'inama bakubwiriye ngo ujye uratura ngo buri munsi mu materaniro, ngo ubikore gutya ngo kugira ngo uve mu ideni ry'Imana. Nta muntu uba mu ideni ry'Imana, ibyo ntibibaho. Niba ibyo watuye uwo munsi wabituye entre, ntugahige n'ibyo udashoboye kuzahiga. Niba abana bari guhiga miliyoni, bareke bayihige, wowe reba mu rugo, nubona mu rugo hari ubushobozi ukebureho, uvuga ati nkurikije iki kintu kiri gukorwa ni igikorwa cy'umurimo w'Imana. Wumva bazanye amazina n'inyito z'amaturo, wisohokere wigendere. Ntukavuge ngo ube nk'aba bandi bavuga ngo ngewe mfa gukora, mfa kumva ubutumwa ngo Imana izahagarara ku bitugu by'umupfapfa. Oya, icyo nacyo tuzaza kukigishaho. Ntabwo Imana ihagarara ku bitugu by'umupfapfa, ahubwo akanwa k'umupfapfa gasohora iby'ubupfapfa. Ariko ubutumwa bw'umuntu muzima ntabwo buzasohora imvugo y'amafaranga. Oya,
ngo itorero rirakennye, ngo rifite byinshi byo gukora. Byo gukora banza ubigenzure ubone ukore. Ibyo gukora ngo ubone umugisha birahari, biri imbere yawe. Guhera ugitera intambwe ya mbere, aho hari igikorwa cy'ituro byakora umurimo w'Imana. Gusa rero murakoze cyane, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe na Alphonse Habimana. Bye bye, ciao ciao.